we ukahagarara nyuma. Mugenda gake. Uretse gake. Wegenda mugenda muzamuka. Mugumo. Muzi. Mugenda mwinjira. Ariko barayaje. Mameste. Babarira umbwira ukuntu wifashe ukagenda agafata rutembikire mu mateka ya mama Esther Rutemikirere. Ya bandeba n'abana. Asha. Abantu benshi bagiye babonera video bavuze ko bagiye kuri green card. Oya. Agari green card. Hanyuma rero mu butumire twabonye twagombaga kujyana n'umuryango kuko bazi ko niba bo icyo kintu batacyemera bazi ko nabandi nabo ari uko bimeze. Hanyuma rero ndavuga nta kibazo nta muntu neretse ko mfite ubwoba nawe kuko kuba umumama ni inshingano zikomeye. Nawe rero nagombaga kwereka ko mfite ubwoba ariko narasenze Imana njya mu gashyamba hari hirya nsenga Imana mpamagara umuntu Imana irambwira ngo mvuke Uwiteka avuze nikagira inkuru habamo VIP habamo nagakurikira VIP simbizi ngewe habamo n'undi myanya none hisanzwe. Ikiza rero tike yawe iba yanditseho aho uri bwicare wicaye amakuru adasanzwe rero ubuse nge ndakubwira ngo ndi muri VIP Nika byose narabonaga byose ari byiza niyo bari kugicaza inyuma ukagenda ureba ikibuga cy'indege uko tugisiga ukabana yanzu yari nini cyane ukabana iri kugenda ibantoye ku ruhande ukugenda uzamuka ukabana iri kugenda ibantoye igihe kiragera turazamuka tujya hejuru y'ikirere niyo mubona igice umuhanda hariya hejuru. Barumbwira washatse kujya kunya muri mu ndege ari uko ubishaka cyangwa waravuze utereka manza ngiye kureba muri zo mu ndege ukuntu zimeze wagiye kunya udashaka kunya kanari giye kureba ngewe. Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Yes, reka twonye tubasubize twifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse n'ijoro. Reka tubifurize umugisha w'Imana aho muherereye hose mu mpande zitandukanye zigize iki gihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange. Iyi ni Ibigwi byanjye TV, njye nitwa Ben, sindi nyenyene ndi kumwe na mugenzi wanjye. Nibicahe. Birashoboka yuko rero wadukurikiranye n'ijoro, reka twifurize ijoro ryiza nimba ari ku manywa uze kugira umunsi mwiza. Yego. Abeste amakuru kuri guseka. Kuri guseka cyane. Makuru yaje ari beza. Yego, reka tuanze tukwinginge cyane. Turageze Imana ubundi noneho twinjiye mu kiganiro neza nyirizina n'abantu uhita ubona ubibwire. Nakoze cyane. Turagushimiye Imana yacu. Turagushimiye kugira neza. Uri Imana igira neza bugacya bukira, uri umutabazi, uri umuyobozi uyobora amahanga, uri data wa twese mwiza. Turagushimiye ko uri mu ruhande rwacu kandi uri mu ruhande rwacu nta mubisha. Imana nihabwe icyubahiro kubera yuko rero yaduteranyije kandi niyo yaduhuje. Ufite icyo ushaka, ufite ikigambiriye ku buzima bwacu. Uwiteka we izisi imbaraga zacu oya si ubwenge bwacu ahubwo n'amaboko yawe. Maboko yawe nyakubahwa niyo tushyize imbere. Maboko yawe Uwiteka ndabizi neza ajya akora imirimo n'ibitangaza. Maboko yawe ajya akura umuntu hasi akamushyira hejuru. Amaboko yawe ajya ahanagura umuntu amarira. Amaboko yawe ajya ahoza abantu amarira menshi. Amaboko yawe
Uwiteka we akora ibikomeye ndetse bikomeye abantu batashobora kurondora. Ndagushimiye rero ko tugiye kubana nawe kandi ugakomeza kuturinda no kutugirira neza. Ninginze Imana ngo ntabari twebwe, umuntu wese uzareba iki kiganiro azongera abona Imana bundi bushya, azongera abona ineza y'Imana kandi azongera yumve gukomera muri we. Kw'Imana nta hantu Imana itakura umuntu, nta naho itamugeza. Turabigushimiye rero, ngaho dufashe, ufashe abanyamakuru, nanjye umfashe, ntabari njye Uwiteka, ntabari njyewe, ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Mr. amakuru yawe, amakuru y'imisi mwiza mute? Amakuru ni meza, turashimira Imana. Reka noneho tubanze tugusabe wibwira abadukurikiye kugira ngo tuze kubana tuziranye. Yego, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bimana Beniride. Ndi umumama, mfite umutware, dufitanye abana 4. Izina ni Mama Esther. Nanjye niryo nari nkuziho. Yego. Beniride benshi ntibari barizi. Uti mwisengesho uti nta hene Imana itakura umuntu na naho itamugeza. Ushatse uvuga ko nawe yakwimuye? Yego. Ari impuye si wongeye tuye. Nanjye ubwo ise mvuga nti uko biri kose Mama Esther nawe Imana yaramwimuye aho yaratuye siho agituye, kandi birashoboka kuko urugendo nakoze nza kukureba ni rwari rurerure. Nuko natagangaye abantu baraza wenda kuza kwihangana, sinigeze nshaka gufirima urwo rugendo, ariko harimo akagendo kabisa ngereranyije naho narinzi wari utuye. Yego, aretse yuko uwo muririmbyi wenda mugenzi wanjye yaravuze we ibyo yarashatse kuririmba, nuvuga yuko umuntu Imana ibaramukuye mu cyiciro kimwe kijyanye wenda n'ubuzima bw'ibyaha cyangwa se wenda butari bwiza, ikamushyira mu bundi buzima bwiza. Ntekereza yuko butari ubw'isi nyine tubayemo, bwa buzima bw'umwuka. Njye muri bwo yashatse kuvuga. Yego, reka mpeze mugenzi wanjye wenda nabanze agira icyo yakwifuriza wenda muri kano kanya ko kuguha ikaze mu kiganiro, ubundi twinje mu kiganiro nyirizina. Mbese cyatumye tuza hano Njye Mama Esther imbere ya kamera umenye ko twicaranye n'umudiaspora. Yego, Uri kumwe n'umudiaspora Mama Esther. Mama Esther ngiye nguheruka kera. Haciyemo iminsi ntekereza yuko hatabuze nk'imyaka 2 ahari. Imyaka 2 ishobora kubishika. Ya dukora ya ndirimbo ya wa muhanzi imyaka 2 ziciyemo. ni Pole. Oya, Pole. Pole. Imyaka 2 se bura nticiyeho. Ntayo. Irimo Wari utarimuka. Nari narimo. Urumva ari imyaka 2 ko biciyeho. Mu by'ukuri Mama Esther ni umuntu ngira ngo abantu benshi bamenyereye nubwo utabaherutse kuri kamera, ariko umusara abantu barakuzi. Abantu barakuzi kabisa kuri kamera cyane. Hanyuma Mama Esther twaje hano kugusura. Shamurantunguye. Ariko ahantu utuye ni heza. Murakoze. Ni heza kabisa kuko urabona abantu bari buze kubireba, wenda turaza kugerageza dufate udushusho dukeya abantu babibone. Ngiye nifuje ahantu nanjye nahifuje. Oya, na ahantu mu misozi hari amahumbezi, ngira ngo rwose izuba tumaze iminsi ngira ngo we ntiri mugeraho. Hano noneho icyaro Mama Esther yaduhaye, ndikumva n'ikiganiro cyananiye kubera neza umuntu yatohagiye. Mama Esther abantu batari baguherutse. Yego. Mu by'ukuri ubwiriza cyangwa se uhanura, uracyahanura? Uracyaba mu mwuka cyane. Hari amakuru avuga yuko utagisengera muri ADPR. Ayo makuru ndagira ngo yatubwireho yadusangizeho. Naheraho ngaho. Ngo ntabwo ugisengera muri ADPR, sinzi uko byagenze. Kandi binavugwa yuko ngo hashize igihe kinini ADPR yivuyemo. Ayo makuru ntayo nzi. Ntayo uzi? Ushatse kuvuga yuko ukiri muri ADPR? Yego. Uracyari muri ADPR? Abandi itorero ntago ari ADPR, itorero si Abadive, itorero si iki n'iki, itorero ni mu mutima. Idini none usengeramo? Sasa none idini ni rusange, aho umuntu abonye hakinguye ajyayo. Aho barizwa ni he? Wowe kwa ko n'umuntu aba afite ahantu abarizwa baruye,
avuga uti ngiye mbaruriye mu idini rineri Anglikani ADPR Katolika mu idini ry'umutima. iyo ntaribaho iyo ntaribaho ngewe mperuka asengera muri ADPR Muhima. naho ahubwo ubwo impamvu bavuga ko atariho ngisengera nuko nimutse nyine. Ntabwo kibona uburyo bwo kujya guteranira. Ntabwo nibona uburyo njya ku Muhima ngo bambone. Okay. ariko nibyo gusa nanone icyangombwa no kukira umukristo utagere bw'amabeshywa byinshi nasenga nibyo byiza icyo cyiza gihari. Turaza kugenda tukubaza ibibazo bigenda bitandukanye ariko ko biri kose uraza kutuganiriza. Nakuri nakibazo. Arandi makuru ari kuvugwa yuko ushobora kuba utakira umunyarwanda wabaye mu diaspora. Wanjye nanjye naje mvuga nti se ndahamusanga. Nanjye nuko Yenge bene nabanje no kumuhinyuza ndamubwira ni reka mu ministeri yagiye ki. Wenda mu buryo bwo kugira ngo n'abadukurikiye baze gusobanukirwa. Mu minsi yashize duretse kubona ama video wacicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse za WhatsApp na TikTok uri kumwe n'umuryango. Abana ndetse n'umutware byagaragara ko umutware we murafata video kuko ngenda muzi ijwi rye ndarizi numvaga avuga muri bo mukumira abana bajyaga ku ruhande ati mugaruke mu murongo mwari mu mwurira indege. Ariko barayaje Mameste nagibira byo babarira umbwira ukuntu wifashe ukagenda agafata rutemikire mu mateka ya mama Esther Rutemikirere. Biriya bintu wabitekereje ute byahereye hehe? Ubwo TikTok na WhatsApp za Facebook hose za Instagram byose nibyo byabatumiye. Ariko jewe navuze ni nshaka ya makuru yimbitse nihe twabonye indege y'urira ikirere. Si bya bintu byo vuga ngo na Photoshop ngo ni ifoto yari video igaragara uri kumwe n'umuryango ndetse n'abantu badukurikiranye bari kugenda baragenda bayibona muri mu mwurira indege. Mamiste mwana mu gihe mbere na mbere ariko bad ya murambabarira kuko je natunguwe pe byakurenze. Ngiye korabara abanyamakuru bangezeho bose ibiti atireka da atubutuje kukureba. Rero mbere na mbere nishimwe rikomeye riri kuva ku mutima wanjye. Imana ishimwe cyane niko umuririmbyi yaririmbye ngo mbese sinzi uburyo nabivuga. Uko babivuze koko nibyo meruka mu byigisho byinshi bigiye bitandukanye ariko mvuga ko Imana igira neza. Yego. Hanyuma hari n'ikigisho nigeze nigisha kivuga ngo umuntu wese yavutse kuba ari muri business y'Imana. Umuntu wese rero yavutse mu mugambi w'Imana kandi utuyira twose Imana yaciye ku buzima bwawe uzatunyura. Nekereza ko impamvu Imana yabagize abanyamakuru kwari kugira ngo mukurikirane nyine mugire ibyo mumenya. Hari n'abandi rero bagiye gukora akandi kazi nako katara k'abanyamakuru ariko nako kari bahembe. Rero nanjye iyo video ndayizi kandi hari icyo nyiziho. Yego. Najyaga njya gusenga Imana Imana ikambwira ngo bizangirira neza. Hanyuma nkomeza gusenga Imana niyo mpamvu nababwiye ngo ndacyari umukristo kandi ndacyashaka gusenga Imana. Nkomeza gusenga Imana ikambwira ngo saha gusa. Igihe kimwe ndabyibuka nari Kamembe Imana irambwira ngo uzagenda ngo mu cyuma ngo cy'indege ngo mu byuma nyine bitagendera ku butaka. Noneho nakazi nakoraga kasabaga kugenda mu ntara nzenguruka. Biba ngombwa ko nanjye ngira umuhate njya gutega ubwato bwa moteri bunini cyane. Nabati irarisoje. Nihahiye kuko irarisoje. Ko ubwato bunini cyane buba mu Kivu bunini cyane. Yego. Iyo bugiyemo urumva ari nk'indege. Yego. Cyangwa ukagira ngo uri mu nzu. Naratashe mbwira umugabo nti ryasezerano ry'uko ntazongera kugenda ku muhanda. Irarisoje. Ati se byagenze gute? Nzi ko nagiye mu bwato. Twambutse nyine mu bwato tujya ku nkombo
hari ubwato bunini cyane cyane namaze iminsi mbroshye irambwira ngo ni ukuri nzakugirira neza ngo kandi ibyo navuze nzabisohoza ese nkabati ubwo nyine nuko ese ntiyabisohoje nyine nagiye mu bwato yego ukajya wumva mbese isezerano ryarasohoye numva nyine hari ibyo noroheje noneho igihe kigeze Imana irambwira ngo noneho ngiye kukwimura ngo nkujyane i Kigali inzana i Kigali ubu ngubu i Kigali ndumva mamaze imyaka 4 gusa muri iyo myaka 4 rero nani nagiye gusenga Imana irambwira ngo ngiye kukwimura noneho irambwira ngo kandi ngo mu kukwimura kwanjye ngo nzakugirira neza ati ndabizi Imana ineza yawe n'uburame buruzandamisha nyine nuko hari uburyo abantu borohereza Imana ariko reka mbabwire nimukorohereza Imana ifite amaboko ahambaye haleluya Imana iteye ubwoba Imana ishimwe igihe kigeze ntangira kuvugana n'abantu bagiye batandukanye bo hanze abandi bo mu Rwanda biba ngombwa ko mwavuganaga bitewe n'akazi bakoraga oya kuri telefone kubera umurimo w'Imana nkomeza umurimo w'Imana ntangira kujya mvugana n'abantu abo mu Burundi abo mu Bugande abo muri Amerika hirya no hino abantu bagiye batandukanye tugenda tuvugana ariko twisengera Imana noneho igihe kigeze Imana iza kumbwira ngo igiye kuzadukorera igitangaza ngo abantu benshi bakibone twari twarageze inaha ngaha tukiririye batsinda dusengera muri ka gashyamba muribuka ko abantu badukurikiranye na Kimanuka yansanze muri iryo shyamba ndi kwisengera turasenga ubwo byari nko muri 2021 gutyo na kabiri kuko nari narabyaye uriya muhungu turasenga Imana irambwira ati noneho ngiye kuguza n'abantu batandukanye ati kandi nzabagirira neza rero mbabwije ukuri nanjye nashidutse mbona rwose dutangiye process zo kujya hanze njyewe urihuse cyane ntabwo abantu bakiriye ko basobanukirwa kandi ndashaka tubyinjiremo ndani neza tumenye processes byaciyemo kugira ngo kuko abantu benshi bagiye babonera video bavuze ko wagiye kuri green card oya agari green card yari yagiye muri bwa buryo bwa bucora nyine kugurishanya kuko urumva bakubonanye n'umuryango wose ngiye abana bose narababonye ndabamenya kuko ndabazi ndavuga ni karabaye abantu benshi bari bazi yuko tuziranye bagiye bambaza amakuru bati wa muntu wawe se bigenze biti agiye hehe uko tubona n'umuryango wose se none ahindutse impunzi bigenze biti oya ngiye ndi umunyarwanda ukunda igihugu yego kandi ngisengera buri munsi n'uyu munsi urakirimo Mr. byagenze bite kugira ngo ubone iratike ikujyana hanze hehe wari ugiye ni muri zihe gahunda warugiyemo iriya tike yavuye muri Amerika kuko buriya muri Amerika ntabwo bemera abakozi bo mu rugo buri wese yirwanaho n'umuryango we hanyuma rero mu butumire twabonye twagombaga kujyana n'umuryango kuko bazi ko niba bo icyo kintu batacyemera bazi ko n'abandi nabo ari uko bimeze hanyuma rero byabaye ngombwa yuko nyine abadutumiye bavuga ati ubwo tujyanye umukozi w'Imana ntago twajyana umugore n'umugabo ngo abana tubasige kuko twari tugiye mu murimo w'Imana biba ngombwa rero yuko n'abana nabo babashakira amatike ibyangombwa yego rero ibintu byacu byavuye muri Amerika niho byaturutse hanyuma kubera umurimo w'Imana nta bindi twari twagiye mu murimo w'Imana mu cye gihugu
iyo umuntu yiri indege aba agiye kure. abantu bashaka gusobanukirwa mwari muri numva kubivuga nta mpamvu. icyo nzi cyo nuko ibyo byaba bihagije naba mbabwiye. Okay, nta kibazo. None se Modeste muri mwamazemo igihe kingana iki? Twamazeyo ibyumweru 2. Kuko mu rugendo twamaze iminsi ndumva ari 2 n'igice gutyo, ko hari igihe twagendaga nijoro turi mu ndege. Bawuri nguri kuniyumvaga kwanza ugikandagira hariya kuri ariya ma escalier y'indege siko bayita. Haleluya. Wumvisha umeze ute cyane mavuta, wumvisha umeze ute? Ariko nanjye mperutse kurota nurira indege. Ayiwa waza nzayikema tubone dayimoni mwavuganye hari Imana yabimbwiye no kuva kera. None se uri ufite ibyiringiro? Uri ufite ibyiringiro cyangwa dayimoni mwaraganiriye? Oya sinaganiriye n'umuzimu. Imana yavuganye naye aho ngaho ni nzagitera. Oya bizasora ko Modeste n'urugero rwiza rw'uko iby'Imana ivuze ibisohoza. Modeste mbabaro tuganiriza ukuntu Modeste wiyumvaga. Nge nanjye nicyo nashaka kuvuga. Wiyumva gute ugikubita amaso rutemekera? Ubona rero udege runini ukikubita amaso neza hariya ku ma escalier ugatera ikirenge. Jesus uraza no kumbwira ukuntu ukinjiramo. Rero njewe ikintu cyanteye umunezero mwinshi ni itariki. Bade buri ikintu cyose ni itariki. Itariki umvaga tinze kugera. Itariki y'ikintu. Yego. Itariki y'ikintu. Niyo ivuga ati sha birarangiye. Nagiye kumva numva itariki ngo 17 ngo tugomba kugenda. Umugabo arampamagara ari nka 3:00 ati wabimenye nti ati tariki 17 nti ati turagiye. Yewe umvura shedutse ngo gusenga none nagiye nasenga. Ndafata Imana ubu ngubu ngiye n'abana n'umugabo buse Mana ubu ngubu ntituzapfa. Karese ntekereza kumva ko muzapfira rimwe sinidupfa twese Mana bizagenda gute. Mamagara muri muna wanje amuga ati ya tariki kirageze ko twari tumaze igihe tubisengera buryo ibintu washaka ibyangombwa biba biri muri process. Yego bati bya bintu birabaye ati bakubwira ati 10 ati mpakana kamwe uzajyane 3 ni hoya ngo se n'uwo mwana yumvisha ko twagiye mu ndege tukamusiga atari korega tugomba kugereranya ibintu bibiri. Yego ikiza ni kibi ubwo mwaba muzimye. Yego ati umuryango wazima ho kandi twanaguhabuye noneho burundu. Mama Garuti base ndabahamagara nawe ati ndagiye. Uragiye ndagiye Mana yanjye ati ya Mana yawe irabikoze pe. Mbese nabo ntibabyumvishaga amazina yabo bose uhuza abantu ku matelefone. Ndavuga ati nyamara ndagiye umwe muri baravuga ngo yo ibi bintu niba ari byiza ngo niba ari ngo simbizwa zandeba icyabyo ngabo umuntu duhuje twese nkaho bakavuza atari kuraga pe. Ariko agira ntuturenganye ari ibintu bude iki ubwa mbere niko bigenda. Ikintu kiza cyose gitera ubwoba. Ndavuga ati ariko ntacyo tu ngomba kugenda. Bakajya bavuga ati ariko se urumva ukomeye nyamara ngomba kugenda. Tuzaba tureba. Ndashimira mama na grafrere wandeze n'abavandimwe muri rusange ariko barankomeje. Barankomeje. Grafrere naramuhamagaye ndavuga ati pa ndagiye. Arambwira ngo uri intwari mwana wanjye komera genda Imana izabana nawe. Ndavuga ati rega nzajyana n'abana n'umugabo ati humura takari ko gaciro rero ati icyo ngukundira arankomeza. Nabati noneho bya bintu banza ari byiza. Mpamagara mama ndati ma turi twenyine wabimenye ko nzagenda ati yo atuhora hazajyane nawe mwana wanjye ansabira imenye nabati ndagiye mu ndege rero ndagiye ubwo mba ndavuze ati ngo noneho ndagiye. Barambwira ati ubwo uragiye ni ndagiye. Abandi mugarafurere nawe ngira nyine bose bagiye bampamagara bakambwira ati se koko bimeze bute nindagiye nyamara bati sawa po rero nabo ni nabantu basenga. Barambwira ati ngaho genda. Umugabo wanjye arampamagara arambwira ati itike bayigize saa 7
9:40 z'ijoro. yego Ndabwira ngo nta kibazo, nta muntu neretse ko mfite ubwoba nawe, kuko kuba umumama ni inshingano zikomeye. yego Nawe rero nagombaga kwereka ko mfite ubwoba, ariko narasenze Imana, njya mu gashyamba hariya hirya nsenga Imana, mpamagara umuntu, Imana irambwira ngo mvuke Uwiteka avuze, nikagira inkuru. Atarambwiye ngo azakurinda amajya n'amazi. yego Hano haracyariho umwuka w'Imana. Yewe mbega ijambo ryanyuruye umutima, aho mama atari yagejeje, aho umusaza wanjye atari yagejeje, aho abavandimwe batari bagejeje. yego Nagiye kumva numva ngo Uwiteka aravuze ngo azagendana nawe amajya n'amazi, kandi ntabwo yari abizi. Mpita ndavuga ngo urakoze Mana. Saa 7 z'ijoro ziragera, turagenda tugera ku kibuga cy'indege. Ubwo hari imodoka ziba zigomba kugutwara zikakugeza ku kibuga cy'indege. yego Ziratujyana, baradusaka, imodoka barayisaka. Hari ahantu ugera imodoka bakayisakisha imbwa, ikinjiramo igasaka, ya modoka ikizana nta mushoferi urimo. Ndavuga noneho ko ndeba ntangiye ibintu by'amateka mu Rwanda, kandi nzi ko ngiye hanze. Turabara ndi kureba. Turakomeza turagenda, tugera ahantu bareba ibyangombwa, barabireba. Nkiraho nshimire na mama Keza, yambaye hafi cyane. Na mama mwiza cyane, ndamukunda. turamusuhuje Ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Mahoro y'Imana bane nawe, kandi Imana izakuzamure nawe ukicaze mu ndege, kuko nta hantu heza nakifuriza umuntu. yego Noneho turagenda ko tugera ahandi hantu hejuru, hari abantu benshi basubirayo rwose afite n'ibyangombwa. Hari abantu benshi basubirayo bagataha. Noneho turagenda tujyamo hejuru aho dufatira amatike y'indege. Abana babatangiye kureba hirya, aravuga ngo mama, ngo dore indege ngaho iparitse. Mama ngo wayibonye indege? Ajya mbafata. abari abana Hagati mu mwe mwihangane turaje tukijyemo. Kiratugurukana mu kanya. ahoraga kimeze nk'igisiga. Cyaravuga ngo karabaye ndayijyamo tu. Ya ndakomeza. Umwe mutoya nari namuhetse. Turagenda, abantu iwacu tugira icyubahiro, abantu bakajya batubwira ati muragiye murakoze, Imana ibarinde. Babandi nyine baba bafite akazi bakora Kanombe, bavuga ati muragiye, Imana ibarinde. Ari uko bakwifuriza ibyiza. karenze akantu k'Imana. Baba bafite keya cyane mu Rwanda. U Rwanda ni igihugu cyiza. oya n'isuku ni yose. Ujye ugikunda. Ya bandeba n'abana. Ati Imana ibarinde mubyeyi. Babonaga mbese bidasanzwe. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Baratubaza ati mugiye umurimo w'Imana. Mugabo wagiye bamureba ukabona ni pasiteri wuzuye. Wandeba nanjye ntacyo ntwaye, ndi mama pasiteri. Ariko bagatungurwa no kuntu nyine n'abana bose noneho abana nabo batuzengurutse, aba bantu pe. Ariko burya hari igihe umuntu akureba akakubonamo amanyanga, akaba n'undi ukureba akakubonamo koko n'ubumuntu. Yego nacyo cyakoze akazi. Tuba turagiye rero, abana mbona bateye intambwe bagiye gusanga indege. Twagiye nihe? Ethiopia. Tagira ngo ni iyi ngiyi ya Rwanda ya Nantuze. Iyo bagiye kujyana mu kinini, runini Mana we, runini cyane. abo tubiziranyeho bakizi bavugisha ukuri. Indege ya Ethiopia ni nini cyane. Nikubwira ngo ni nini cyane, gereranya nk'abantu nka 800. Nibo bajya. Ni nini cyane. Ni ikintu winjiramo ukajya uvuga ati se habamo ibyicaro bibiri cyangwa bitatu. Habamo VIP, habamo nagakurikira VIP. Simbizi ngewe, habamo n'undi myanya none hisanzwe. Ikiza rero, tike yawe iba yanditseho aho uri bwicare. wicaye. Amakuru adasanzwe rero. Ubuse nge ndakubwira ngo nari ndi muri VIP. Handika byose narabonaga byose ari byiza. Niyo bari kugicaza inyuma. Bose wabonaga ari byiza. Bari kugira
arambwira ati ryamire hasi gusa wari mbese kwiryamira hose kuko wayikandagiyemo gusa akuzita pirimo yewe data we amateleviziyo mayi nka data kandi kiyaze bari zose kiyaze bari na zose bakwitaho bagiye baretse nguha inkuru televiziyo igitangaza rero niba ari Imana mbona abana banjye batangiye kumenya televiziyo iyo mu ndege mbona batangiye gufungura amerekezo barambwira mama wabimenye ntireka da tikirika hanga urabona amerekezo yaho turi kujya ni ngaho bese bimubikuye bana twabivumbuye bo bana yatavuga ngo ikisi ubwo ukigera mu ndege aba hari abakobwa beza sha nimba ari ga bambaye niba ariko basa simbizi yego kubona nabamara ariko naje gusanga ariko basa abanyatiyopiya oye bunagiye abantu bo muri Ethiopia ni beza cyane yani beza cyane ni abakobwa beza si abazungu batukuriranye ko sinabara nyine ni uruhu rwiza abantu b'abanyafurika ni beza bari mu ayene noneho n'uburyo basa n'uburyo bakureba urabati kabisa arageze mu ndege neza uratuma njya gusaba wamwesha mwazajye mu ndege ndajya gusaba ndabibikirije noneho ubwo rero bahita baza kukureba gusa bahita umenya icyo bakubwiye kuko gusa mbabwira ngo navuze ikinyetiyopiya nambeshye ntabyo bahita bakureba akakubwira ariko ukabona ibyo akubwiye ahita anabikora ambara umukandara nicyo ngiye nahitaga nisobanura akureba akakubwira nyine mu kicancaraca niba ari igicancaraca sinzi ukuntu numvaga havuga ariko hazamo ncancaraca mbese ugahita wambara umukandara noneho mbara kwambara umukandara ubwo tayari baba bacaniye amateleviziyo n'ibiki hanyuma ukajya kumva ngo nkayada asenda bavugira nk'indege bana wowe ugomba kuduha inkuru neza duha inkuru nk'umuntu wari uyihagaze bwa mbere ucyumva indege isa n'ihindaho umera nk'uri muri esanseri muri esanseri kwa kundi esanseri ihita izamuka gutya ujya kumva irazamutse ariko rero ukajya kumva ngo gusa naho ikorobotse ku muhanda gutya ihita yizamukira bibanze kiruka andene n'ugahita ifuraye none ikagenda gutya mu kirere gutya kuko baba babateye agashinge k'ikirere nta kintu muba muri bubi bagutera n'urushinge burya yego numvisha umuhungu wawe kare nkigera hanambwira ati ngewe sinamenye ko wanagurutse namubaza ndetse ntabwo wari uyirimo ateje nababajwe nuko niciye ku idirishya ubundi akiyikata ihita imera nk'aho uri muri esanseri byanze bikunze wumva wimutse tuzimuka mu isi tugera iwacu abana noneho yego ukumva irazamutse igitangaza rero izamuka icyo gihe nijoro byose nabibonye ariko hari indi twagiyemo ari ku manywa yego ubwo nayo ngiye guhita mbihuza n'iya ku manywa nabambwisha turazamuka nyine urumva byari nijoro ariko ukagenda ureba ikibuga cy'indege uko tugisiga ukabona ya nzu yari nini cyane ukabona iri kugenda iba ntoya ku ruhande uko ugenda uzamuka ukabona iri kugenda iba ntoya igihe kiragera turazamuka tujya hejuru y'ikirere niyo mubona igice umuhanda hariya hejuru buri biri hejuru y'ikirere umbwire ukuntu wiyumva uri mu kirere uri iyo ngiyo mu bicu nkambwira bamwe barambwiye ngo bagize ubwoba asezerano nzakurinda amajya n'amaza apo ndumvaga ahubwo indege yakomeza ariko uzi kuryama ugasanga uri mu ndege ukabyuka ugasanga uri mu ndege ukarya ugasanga uri mu ndege uri kurira mu ndege no kumenya ukanera mu ndege ukajya mu ndege naremeye ndihangana njyayo ngo ndebe ukuntu hameze urihangana ujya kurya no mu ndege byose cyane urihangana ujya kurya mu ndege aba ari nko mu nzu ni nko mu nzu bene ngewe ibyo ntabwo ari byo vuze bavuga kuri tuwarete ariko njyewe njyana nabiza nti reka naho njyeyo mbawurumbwire washatse kujya kunya mu ndege ari uko ubishaka cyangwa waravuze uti reka manza njye kureba muri wese zo mu ndege ukuntu zimeze wagiye kunya udashaka kunya reka nari ngiye kureba njyewe aba bene ubwo ukuntu yabikomeje oya njyewe uragenda urya mu ndege rero ntabwo njyewe nashakaga
kugira ngo debe buri mbese nabaye nka wa wundi ngo buri kantu buri nguni ndabareba ndagije tugiye kubona tubona hari haciye nk'isaha bagira keya nyine yego nari ngeze kuri buri kantu buri nguni yego twagiye twari tugeze yego kuri buri kantu na buri nguni njye nagiye ngiye kwishakira buri kantu na buri nguni cyane ko nanatekerezaga ko kujya mu ndege si ibintu bya none cyangwa by'ejo hari igihe uyijyamo agaca wenda nk'amezi nk'atandatu Imana yakugira neza ukayisubiramo hari n'igihe uyijyamo isezerano rikaba rirasohoye gusa ntabwo wamenya igihe uzagira mu ndege si none si n'ejo ni ibintu bisaba porosesi ndende noneho njye ndavuga ntibyiza reka agende nirebera buri kantu buri nguni menya amakuru none se ntawamenya ubuze buri kantu na buri nguni byahise uri ku murongo ubuze buri kantu na buri nguni ngira ngo ni ba bahungu baba barimo baranariza ibintu bigenda bica ku masosho oya nose barabo nibo bari kuguha interview uko bagiye mu ndege ubundi burya wari ukugendera buri kantu birebera na buri nguni z'indege bariya turabemera bareke bariya ni abacu ubu urimo urancabiranya ndabemera turabasohoje aho bari hose ndabasuje aho muri mwese ndabemera Imana ijya ibaha umugisha rwose baherutse guhimba indirimbo iyo nziza yaranahitinze cyane ntabyo nzi reka bivugira ibyo mu ndege kandi mbere sinzi icyo ushaka hanyuma rero tujya kuba tubona ba bakobwa baraje mbaza se ngo urya gute kandi utazi ururimi rwabo nkayi nka data njya kuvuga fishe sinzi fishe yo narayifashe fish wahise umenya ko ari fish nyine baba bakubaza ngo ni ibiryo biriho ifi cyangwa ni inyama cyangwa ni inkoko aba ari inyama zigiye zitandukanye yego z'amoko yose ubwo rero njyewe ntabwo nirirwaga mvuga ngo ni bampa ifi cyangwa iki mbese wowe waravuga uti ndakoyora nimba arimo na bya bintu bavuga ngo bateka imbwa n'inzoka nabyo ndakoyora ubwo so byatumye ujya kurya ubu ntabwo byakujyanye kurya ibyo bintu wakoyoye byose nzi ko wamugane kubera indege birimo abantu benshi batandukanye n'imirire bitandukanye kubera urushinge baba baguteye ahari nta kibiryo ubwo ntabwo ushobora kuruka ntushobora kuruka nta kintu na kimwe uba noneho ugenda aravuga ati sindi buvuga ikinyetiyo pe ntacyo nzi nawe ndavuga ngo yes wihagararaho nyine waba kwihagarara nk'umuntu uturutse i Kigali ariko wamana ubundi tukoresha yes kaba mbaye upfa kubona wariye gusa hari aho wabonaga hariho ifi hari aho wasangagaho inyama nyine ubundi se ibiryo bibiha n'ibiye shaho umunyarwanda yaravuze ngo ikirenze umuhogo indi irakira oya haryoha inzara kandi jyewe abana bagera narabibatoje nababwira ati rero mwitoze kurya ibintu byose ko dushobora kugera hanze ugasanga uri kumbwira ngo mama watangiye kubatoza muri icyo gihe muri icyo gihe nabonaga turi hafi kugenda ati ibintu byose babahaye mugiye murya rero nari nabateguye nkaga ati icyo wumva udashoboye ukihorera ariko ntukagire ikintu ushaka kuvuga ngo ikihoya ntabwo ari byiza akenshi aba ari umuceri utetse mu birungo bigiye bitandukanye n'ifi n'udushyimbo ku ruhande ariko ntimbabwire ibishyimbo mw'abana mwe nimwumve ibi byacu ni ibishyimbo bakaranga ngewe nk'umugore uteka nabonye ari ibishyimbo bikaranze ariko bisizeho na mayoneze bivanze n'utundi tuntu niba ari amashaza atumbitse ibintu nk'ibyo mbese bakaguha n'umugati bakaguhereza na biswi ebyiri bakaguhereza na fanta cyangwa ibindi bintu abantu banywa bigiye bitandukanye amaji fanta hanyuma rero mbona ikibiryo nacyo mbona
mbona nacyo kirahavuye kirakemutse nabana mena umutima urambwira ati se umwana nakubwira ngo ashaka kujya kuri toilette uracaye urabigenza ute ariko ndavuga ati sha reka nze ndakwereka nkajya kubona nkabona abantu barahagurutse bari kugenda nkabona bari mu kujya mu gice cyo haruguru nanjye mbariho ncunga uravuga tureka nkurikira ndavuga ati nta muntu w'umunyarwanda twari twagahura uko twazamutse yari njye n'abana n'umutware abandi kuvuga ikinyarwanda reka ntabwo biba byoroshye biba bimeze nko kujya mu nzu nini uretse ngo inkuru ni nko kwinjira muri nko stade kwinjira muri state aho tuba turagiye nkajya kubona nkabona abantu barahagurutse nanjye rero reka bebe ambwira ati mama kunyara mba ndagiye turamujyanye mbona barahagaze ni abantu baba bafite umuco uteye ubwoba tuba turagiye bambonye mfite akabebe bakajya bambwira nyine ibyongereza nanjye noneho uwo mumama yari umumama mukuru ahita arambwira ngo narangiza kwituma ukande hariya hanyuma nahabonye kare urumva ikiragi ubucunga umwana rero ajyamo amaze kwituma nanjye mpita nkana bano ibintu biragiye mutanera umwana ndanamenyere turakomeza turagenda tugera aho bita muri Ethiopia ni ikibuga mpuzamahanga cy'abantu bose ni heza sha Ethiopia ntago wabona umuntu uvuga ikinyarwanda sasa nibwo ujya wamenya ko ari we munyarwanda abandi barabeshya pire noneho nukuvuga ngo niba twajyanye gutya turi abanyamakuru nuko tugumana undi uramukura he ntawe ubona aho wita imahanga tuba tugeze imahanga sasa kandi tugomba kurinda indege tuba twirinda indege nta kuryama uryama ese sha waryama noneho itike ikarangira ukavuga ko uri mu biki wowe ubucunganwa n'impapuro baguhaye gusa itike nakubwiye ko bavuye muri Amerika cunganwa n'impapuro baguhaye rero yego nta bindi ubwo duhita tugenda n'abana ngo bebe yarasinziriye kareka ngo ari n'umwana nabonye afite ibitotsi ntawe bose bari bagikanuye ameze bati ko baravuga ati indege iraducira Ethiopia mwageze muri ayo masaha twageze mu masaha 4 za mu gitondo twavuye iwacu saa 7:40 za nijoro ayumvishije uwo munyenga mu ndege noneho ndajya muri Amerika tuba turagiye twurira indege none urumva twatajya no kumenyera tujya mu modoka imodoka iradupururukana twinjiza mu ndege ibyo bintu byose ntabwo uba wishyura umuzungu aba yarishyuye buri kintu n'amazi na tuwarete ikintu cyose ukoraho kiba cyishyura aho kwishyuza sha Imana iba yishyuye Imana ibiri mu kazi mu bintu utazi we gusa bakwakira tuba turagiye abantu gatoya ntuve mu isezerano nta mpamvu wivamo urajyahe kuri Imana wivamo harimo ibintu biryoshye tuba turagiye tuba twiriye indege yindi ya Ethiopia urumva turi ku kibuga cya Ethiopia yego twagombaga rero kurira kujya aho tugiye kujya nkubwire ninde wabayoboye aho ngaho Yesu umwana umwuka w'Imana asabashinzwe iki ntawe kuyobora ntawe urumva wowe ujya mu ndege uko tike yawe igenda ikwereka hanyuma rero ugahita uzamuka ukajya mu ndege wamara kujya mu ndege iyo ngiyo rero ni ikujyana sasa babwire se yego twagezeyo ahandi hantu ku kibuga cy'indege kindi twari tugiye twagezeho saa 11 za nimugoroba duhita tubona indege nani duhita tubona imodoka ziradutwara zitugeza aho twagombaga kujya kuri hoteli yego nabwo winjira muri hoteli nsobanura akantu gatoya umuntu ure watumiye ntabwo mwagenda muvugana se byibuze ngo bayobore mubaza nawe umugore se uhenda kubwira ngo uvugana n'impapuro zawe baguhaye gusa none se kuza kubatora wowe ujya kubona ukabona indege iraparitse tukigera ku kibuga cy'indege cyaho ngaho twari tugiye twagiye kubona tubona umuntu araje aratubwira ngo ni mwebwe abanyarwanda turavuga yego uri muzemba cyane wenda ngo ngiye kubagurisha
ndikoreka kandi nyine abari kuri mission ubu ushobora gukeka ahita duhuza n'abashoferi baje kudutwara bazanye imodoka z'VIP utagira ngo ni izigeze zanu z'VIP ko mwagiye mukorera Imana warasenze uburiki warasenze uburariki Imana yarakibirinduye akicara hejuru yarakibirinduye akicara hejuru Yesu ni muzima ni muhumure ibi bintu bya Yesu bibi pirata no kuri kw'Imana bibi pirata nje ndababwira Yesu w'imwimerere Yesu ushoboye Yesu uteye ubwoba nabibabwiye ngo muba tuvukana nta muntu numwe wamenye uko Yesu yabigenje nabo baratangaye amaboko ye rero akora hirya no hino nta hatagera ateye ubwo amaboko ye gose mbabwire ntose niba naragiye mu ndege ari jewe nyire n'umuryango wanjye nukuri pe na amaboko y'Imana yabikoze uwo muntu rero ku kibuga cy'indege batubwiye yuko ariko kazi akora abaduhuje n'abashoferi amaze kuduhuza n'abashoferi baba bazanye imodoka za VIP baba baratujyanye batujyana kuri hoteli aho twagombaga kuruhukira dore ubuzima rero sasa ngo buratangira rero yewe data we ngo jewe narumiwe siko bebe bamuhaye ukuguru kw'inkoko sha sibiryo ukuguru kw'inkoko bana banje bose barya ukuguru kw'inkoko Yesu bivuye muri kagashyamba uri gusenga bivuye muri kagashyamba twese turya akaguru k'inkoko nta waryaga urubavu cyangwa no akaguru bega imirire bega ibyo nabonye aho se abantu bagira ngo ndumunyenzarara oya kandi nabonye baduteguraga kuko nubundi ahangaha nyabuna nago ndi kubabeshya ubwo ndi kuvuga ibyo nabonye urumva nta mpamvu kugira ngo baze kugira ngo bababeshye dore icyo ku urumva ntago nababeshya ngo nanyweye fanta kandi zitariyo habaye ibindi bintu banywa cyamaji ni bari amaji bari abafata ntago nabimenye ibyo ari cyo kora biraryoshye yego ya by'abakozi b'Imana inzu ukayikonjesha cyangwa ukayishyuhisha shambura urimo ukayikonjesha cyangwa ukayishyushya bitewe na kiri mushaka ya dushe na toilette mbonye Imana ihaguhana cyiza biri VIP amatara ari ruhande rwawe atuma uba umuzungu kandi yo hejuru pese nabonye ibintu nabonye Imana ntago ngewe ndi kubabwira ngo ntago nabonye Imana iteye ubwoba nabonye Imana ihambaye icyumba cy'abana nabo bafite ibitanda by'abana nyine byiza biri VIP nabo inzu yabikonjeshwa cyangwa igashyushya amashuka yo n'umweru deti yego na mata iyo hoteli niyo mwakomeje gucumikamo kugeza mu yego twari dufite mu gitondo twarabyukaga tukajya kurya ibya mu gitondo aba mama n'abapapa ni imigati ibiri n'icyayi cya nido gifasha abana ni umugati nawo kandi uba urimo ibindi biryo mo imbere utagira ngo ni umugati uyu nguyu wo muri botike ni imigati birimo ibindi bintu imbere njyewe rero njyewe narabwatishwe nabona umugati na nido umwana akarya umugati ukibaza uyu mwana arawumaramo ukagira Imana njyewe narabwatishwe ibi bintu by'imigati biri byo kareke ntabwo njyewe nabishobora pe nkumbereza umwe birabaye yego ubwo si turiye mu gitondo yego saa sita tukongera tukarya kwa kuguru kw'inkoko ako se mbona bagira ngo niwe uri kubirya mwongeye murya kuguru kw'inkoko twari inkoko mana twari ifi kidata we Yesu mbabwira ibiki twari ibintu bitekeye utabivunikiye amafaranga yawe we wakarabye gusa Jesus agiye murimo w'Imana akazi ko kurya gusa wagiye murimo w'Imana abana bwo bahise babafata babacanira ikintu bita televiziyo ingana n'aka gakoni cyampaye nka Kristo Yesu ari ikibazo ngiye ndi buze kukubaza ugeze aho ngaho mw'icyo gihugu bavuze ko wari ugiye mu murimo w'Imana
cyane ko ururimi bavuga atari rwuvuga vuga ururimi rw'ikinyarwanda mu murimo w'Imana waravugaga bakakumva mva ye ako ni akantu toto uzi ikoranabuhanga riri hano hanze cye data we bahita bakwambika amayekuteri headphone ngeze ndabizi ikintu cyose uba cyumva noneho nawe uyivuze barakumva ibintu byaroroshye nta hantu wagera ngo ubure bakumva gute tubwo uburyo bakumva mu birasobanura nk'abantu batatu ngira ngo wenda ubwo nimba avuze ikinyarwanda uwambaye izo headphone uwambaye ekuteri ngira ngo wenda no mu nteko ishinga amategeko twebwe iwacu hano mu Rwanda nabyo birahari tekinoloji irahari akenshi iyo hari abanyamahanga batari kubasha kumva urwo rurimi babahereza udusemuzi noneho njyewe uba wumva nyine ari nka radiyo akavuga ati aravuze ngo Imana izabagirira neza nyine bihita byisobanura ntabwo ikoranabuhanga ntabwo rikiri hasi cyane rirarenze noneho nabo ibyo bavuga bihita ubyumva ni otomatike gutyo uko turi kuvuga nabo niko babimeze akora serimutse Imana ishimwe Imana yamaye kurunguruka yo di bazanumire nongere nsubire akore ko Imana ikuriho Imana yongera ibikora nanze ukwangara agahura na Yesu no kurakiza niba badahura imbebe ijana zirye kofi hanyuma rero twebwe tukajya mu murimo w'Imana abana bagasigara muri sare bareba televiziyo bareba ibitente bareba ibiki byose hanyuma bakongera bakavuga ati bo abana barashonje abana bakabazanira bakarya bakaryama ubuzima bugakomeza ugasanga nyine ubuzima ni bwiza twamaze icyumweru buriya n'iminsi nk'ibiri cyangwa n'ibice gutyo kuko indi minsi twayimaze dutaha baguhaga umwanya ungana iki kugira ngo nanjye nigerayo umwanya gusa ikintu cya mbere kuvuga ijambo ry'Imana uba ugomba kurivuga gutya turi kuganira wijya kubakanga ujya kujugumira ngo utereza haleluya barajya kukuvuza wijya kugira ute ntabwo ari bya bintu byo gutitira bimwe byacu byo kuzuza umwuka wera ibyo kujugumira wapi mbese biba by'abasatuzi ntabwo harabyo oya no iyo usakuje cyane atavuga ati afite ikibazo mu mutwe bya bindi nyine bijya bibi nahi wacu ntago hariya yo yubikoze yewe ibaza kubituye mu matwi y'umuntu gutyo bahita bakujyana indera bahita bakujyana kukuvuza ubwo ni indera yaho karayesi ubude ariko ni nabyo ijambo ry'Imana uba ugomba kurivuga kugira ngo uribwira ryumve ubwo bya bindi byawe byo kuzuza umwuka wera ntabwo wabikoze ugushirirayo nyine washiriye ugushirirayo gusa basobanuraga nk'abadive yego ariko kuko njyewe nagize amahirwe ndabyiga nizeyitede menya uko amadini agiye atandukanye buriya n'igihe bagutuma mu badive ukabigisha ntibirirwe bamenya ngo si umudive wigishije hanyuma wajya mu gaturika ukabigisha ntibamenye ngo si umugaturika wabigishije no muri ADPR rero naho ukagenda ukagira gute ukabigisha abantu bose uba warize imyitwarire y'uko ugomba kubigisha rero no mu bihugu by'amahanga hari ababyemera ariko hari n'abatabyemera yego bivuze ngo wabigishije bisanzwe bagafashwa cyane ukabona bari gufashwa iyo badafashijwe rwose ntago bagaruka bagaruka kumara iki se kandi batafashijwe nta bintu ufite abazungu bakora neza ni ukuvuga ngo we niba umubwiye ngo mbere na mbere hariho jambo musobanurira uwo jambo yakoze iki mu ntoki ukabisobanura ni ibintu byiza ubwo nyine nawe Imana izaba yaraguhaye ibyo ugomba kuvuga mamestre wenda tuvugisha ukuri bwa mbere bakwicaza wenda mu ntebe nk'iyo n'urugero kuko hari ntekereza yuko ubwira ijambo wicaye uba wicaye cyangwa uhagaze ku gatuti baguhagarika ku gatuti bwa mbere umunsi wa mbere bakakwambika headphone hanyuma bakavuga uti twakire umukozi w'Imana wavuye mu Rwanda umvesha ubaye ute nta binya byagufasha
nta binya byagufata ubundi ikintu cyari cyane ubwoba cya mbere nakikubwiye ni indege none aho ngaho ntihari bunagende wowe ni wowe abantu bagiye gutega amatwi uragira ubwoba se bw'iki kandi n'abantu bagira urukundo mu bazungu wumvishe nta kibazo ni abantu bagira urukundo rwinshi cyane ku buryo wisangamo ukabumva ubundi ikintu cyanteye ubwoba cya mbere ni indege iyo yo yaramahamuye kuko ntaravuga ati ntabwo umuntu aribwire ngo nimuhagarare ndananiwe gutya cyane no ariko wageze ku gatuti ubona uri kuri bene so uzi n'igitagaza Imana yagukoreye wewe oya ahubwo ushira ubwoba ukamera nk'intare kuko uba uvuga ati ndashyigikiwe uwo agiye kuvugira niwe wancishije muri bya bindi byose none angejeje aha ngaha wenda tuza no kugana ku musozo waje uri musezera babasezerera babashimiye gute mu buhe buryo nawe wavuze uti kabisa navuze Imana wowe uyu mushyitsi aje iwawe ukamukunda umusezerera ute ari umuntu ashobora kugusezerera ariko ukabibona ko batanagukunze oya ibyo byo ntago bishoboka wabonye ari sawa ndashimira Imana Mameste na amadolari wafashe ntabwo agatike kabo urabura ko mbaza izindi mbaraga nahongererewe ukambaza amadolari niyo mpamvu rero umwuka w'Imana wabaye muke mu bantu abantu bose ni amadolari nyumvira ariko ngiye kuba nabonye batwakishaga agakoko mbere na mbere Imana natekereje yuko byaciyemo mbo turimo tugana ku musozo ku mugore wa mugenzi wanjye ni iyihe nama cyane ni irihe humure waha umukristo uyu munsi ubitse isezerano ry'Imana rimara igihe kirekire yego biragaragara ko warurambiwe biragaragara ko warubuze ukugira ndetse hari n'igihe uba wumva wabivamo wari umukobwa wahawe isezerano ry'uko uzashyingirwa ariko ukubona urambagizwa n'abagabo gusa kandi ushaka umusore ubirimo neza wirambirwa tegereza abasore barahari Imana iracyafite abasore benshi hanyuma uracyari mu buzima nyine ubona bugoye mfite ibihamya by'uko hari abantu benshi Imana yagiye igirira neza kubera ko bagumye mu murimo w'Imana mfite ibihamya hari abo mu Rwanda hari abo hanze Imana yagiye igirira neza kubera bagumye mu isezerano ry'Imana tanashingiye ko wenda ari beza cyangwa baturuka hakomeye oya kuko ijya kureba ubwiza se njyewe yari kubanza ikareba umumama ufite abana banakuze batazanajarajara mu modoka ntago Imana ishimwe cyane ntago Imana irobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera hanyuma rero ndabashimiye nshimira n'Imana kandi mwakoze cyane nanjye ndabakunda ibihe byose Yesu abamera umugisha amen yego reka dushimire n'abandi bantu bari badukurikiye babanye natwe kuva iki kiganiro gitangira kugeza ku mpera zacyo reka tubifurize umugisha w'Imana aho baherereye hose kandi mbasaba ko bakora subscribe ku bantu batigeze bayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ndetse amanywa na nijoro bajye babona update tuba turi kugenda twa updatinga buri kanya